navuga ko iyo titre tuzayivuga nje kiganiro tuzakora ubutaha waretse nk'abavuga wajya twagikora tuzagikora kandi ari bavuga amazina ngewe oya reka oya bihorere oya ka tuzagikora ubutaha Imana izareba ngo hari washonje Yesu yaravuze ngo sizamara bavuga ngo abakene muzahorana nabo cyo ngo cyumva abakene muzahorana nabo ariko muzama amafaranga sibyo icyo kintu gikora kivuye ku ndima y'umutima kuva ati koko ndimo ndubaka inzu y'Imana Yesu yaravuze ngo iki abakene yabwiraga abakene yaranavuze ngo baretse gato wincika reka njye muri Bibiliya wincika Yesu yaravuze ngo abakire muzazu kwaka ama etage ngo yo gusengera nibande bazayasengeramo reka ngurugero ntabwo tuburetse gato abakire bose buretse gato uretse mbaza uri kunjyana muri bya ngende ku buzima busanzwe ndugwa ngende ndagusubiza okay Bibiliya rero Bibiliya yifunge none turi kuvuga ku buzima busanzwe mbarabuza na Bibiliya Hello ladies and gentlemen, it's your boy DT behind also of course. Guys, ndabasuje aho muherere hose mu bice by'isi bitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba iburasirazuba. You know guys, we love you so much as you do. Uyu munsi rero it's a wonderful day, you know. It's always wonderful day. Dufite rero umukozi w'Imana Pastor Eugene. Ngiye namaze kumwita pastor kubera ko nimba wowe utamufata nka pastor giye mufata nka pastor kandi ni pastor hano kuri Behind the Show. Hano iwanjye kuri Behind the Show ni Pastor Eugene. Kandi burya nyine ngo akanwa kararema no akanwa kumukozi w'Imana nkanje. Guys, don't miss this show, please don't miss this show because this show is gonna be amazing. I swear to you. Pastor Eugene, welcome to Behind the Show. amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Yesu ashimwe. Ahimbaza. Reka mubwire. Manza bicara ngiye mubwira akantu gatoya. Urakoze cyane. Aragira ikintu mubaze reka mbanze ntunganye ishapure yanjye. No musiro no wambaye agashapure noneho kabisa rwose. Kabisa no munsi kabisa. Mbanze ntunganye ishapure yanjye. Ariko ishapure urabizi neza icyo uvuga. Yezakozwe. Iteka ryose. Yego. So, mbere na mbere ngenda ndashaka ngusaba uburenganzira nari abari kubyumva. Nta kibazo. Ndashaka ngiye nkwita pastor. Mbabarire ndabizi wenda ushobora kuba utari bubikunde sibyo ariko ngiye narebye mbona ngomba kujya nkwita pastor kura bitewe nuko audience yanjye bitewe nuko ngufata sibyo ngiye ndashaka kujya nkwita pastor ndakwimitse hano kuri Behind the Show. Okay. Ngo nujya handi bazajya bakwitwabishaka bakwite mwarimu bakwite umuvuga butumwa ariko kuri Behind the Show ngenda kwimitse giye kuba Pastor Eugene. Pastor Eugene ndamwimitse mbabarira nimba nawe ubona ko Eugene akwiriye kuba pastor. Jya muri comment section wandikemo ngo Pastor Eugene. Ndabyakiriye rwose kabisa ndabyakiriye. Ndakwimitse kandi n'Imana ibyumve ko uri Pastor Eugene. Okay, ndabyakiriye so urakoze n'ubundi burya nyine unamwana uvuga ngo ate yuzura ingobyi. Ya, natangiye ndo muririmbyi. Nabwo natangiye muri hoya da natangiye mbatizwa. Mara kubatizwa ndatamba mu kirisitu. Yes. Ya mva ku bukirisitu mbo muririmbyi. Mva ku buririmbyi mbo umuyobozi wa korali ma perezida wa korali. Mva kuri perezida wa korali ndi mwarimu. Wow. Mwarimu w'itorero. None kuri Behind the Show mise nkugira pastor. None ubu ngubu ndimitswe ruranyimitse. Barishije cyane bara ni nziza n'ukuri kw'Imana. Imana ni nziza. Reka tubanze dusenga Imana. Ya reka tudushinga Imana imbere ya byose kuko Imana niyo rurema niyo rugira kandi niyo ruhanga ihanga byose ibasha no guhangamura. Mana data wa twese wo mu ijuru Mana nyiringabo twongeye gushimira neza n'urukundo twongeye gushimira imbabazi zawe n'ubuntu bwawe nyiri cyubahiro nukuri nyemera data wa twese wo mu ijuru ngo tugeze data wa twese wo mu ijuru uyi saha uyu munota iyi tariki uyu mwaka tukiri bazima data wa twese ndetse n'abakunzi bacu ari bazima
nuko nta kiguzi twatanze, ntabwo twufite amafaranga, agira amafaranga bakayapfana, suko turi beza. Hari abagira ubwiza batambutse, data nyiri cyubahiro, ntago ari uburanga bwiza, ahubwo nizambabazi zawe Uwiteka Imana tudutema kutwereka no kutugira nyiri cyubahiro. Nagushimiraga nyiri cyubahiro ko waturinze data wa twese, kandi namwe zirenge byacu, kandi umugaragu wawe data wa twese wo mu ijuru, nawe nkasanze ari amahoro nyiri cyo najye kuba cyacitse ari kuri we ndetse no ku muryango we ndetse no mu kazi ke data wa twese wo mu ijuru. Ndabigushimiye ndetse n'abakunzi bacu Uwiteka Imana nyiri, ndagushimiye ko no wabarinze nyiri cyubahiro. Tugeze muri ka kanya rero kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe, tuganire ku byengekeye ku murimo wawe. Nyemera data wa twese tubambika imbaraga nyiri cyubahiro, kandi ndetse n'abatega amatwi bazafata amatwi kugira ngo batwumve. Nuko nabo data wa twese nyiri cyubahiro uzakomeza gukoramo n'ibitangaza nyiri ngabo. Urakoze, ndagushimiye rero ngo ba mu ruhande rwacu, kandi ntabari twabwe izina ryawe rishyirwe hejuru. Ni mu izina ry'Yesu Kristo ku musaraba rimwe gusa, amen. Ngira ngo baravuga ngo akanwa kararema, kanwa k'umukiranutsi kararema. kandi yewe nzajya mwita pastor, ndetse na hariya muri comment tugiye kubireba abantu muri aho ngaho. Please, umuntu ubona ko Eugene nkwiriye kumwita pastor, banyandikire muri comment section, bandike muri comment, bandikemo ngo pastor Eugene. Ubwo nyine ndahita nkwimika njyewe. Abafatanyije ne kubona ko nakwimika mu pastor ubwo babyandike. Okay, mumbabarire mu byandike gereza kugira pastor Eugene, ndakwimika njyewe, ndakwimika. Ariko wakabyara bibe kuri channel rwose, ntatumushumba najya kumunata ngasanga abakirisitu ati wabaye pastor ryari rwose. Wakabyara bisobanura ni kuri channel rwose, hatagira abantera amabuye, hatagira umuntu gutera amabuye ngo wabaye pastor ryari, ngo pastor ryari n'imitwe ryari. Twebwe hano abantu tugukunda hano kuri channel, kuri Behind Words Show, sibyo? Twebwe nitwe tugiye kukugira gute, reka tugere kuvuga ko tukwimitse, tugiye kukwita izina, sibyo se? Sibyo se? Ndabyemeye rwose. Nishaka ari izina ry'agataziro ntacyo, ntabwo tukwimitse, reka tugere kuvuga wenda ko tukwimitse, sibyo? Ariko tuzajya tukwita pastor kubera yuko uri umwe mu bantu bagiye bacishaho ibiganiro hano, abantu bakama feedback, bakansaba no kukugarura, bakambwira yuko ibiganiro byawe bibafasha, ndetse bakambwira yuko banagukunda. Ngiye rero ubwo ngubwo ni nk'agashimwe ngirwa n'akaranga. Urumva ngiye nkaho nyine, urumva mu bantu uba wakira, ubona nyine abantu baba influencing, abantu babasha kuba aba influencers. So rero ngiye ni nkaho ari peti nguhaye hano kuri Behind Words Show. Please, atagira umuntu wumva ngo we bigenze gute se, ubaye pastor ute, none se abandi none se ngo duciye ute. Oya, ubwo nyine wowe nawe niba ushaka kuza ukaba umushumba, ubwo uzaze none wigishe kurusha pastor. Azaza higishe. Nakurusha nzamugira umushumba. Numva n'inzego z'isi. Nuza hano ukigisha kurusha Eugene, nzahita nkugira umushumba, none we abe pastor. Ureke kugira ibintu by'ifitina, reka twiganire. Reka twiganire. Iminsi myinshi rero. Iminsi myinshi kabisa. Nani mushimana ko twongeye kubonana. Urabizi ko bitara byoroshye wa muntu we. Ariko kubera Imana iradushoboza kandi ikaturinda. Reka nkubwire buriya suko iba duhigaga baba byatuwe cyangwa byatugiriye impuhwe, ahubwo nizambabazi z'Imana. Tuba duhigwa imbabazi z'Imana zikabara igihe cyose zituba hafi. Kuko yaravuze ngo nzatanga ingabo nyinshi uyu munsi kugira ngo ube wabyutse ntugire ngo hari ibitambo Imana yatambye. Nanjye kuba nageze ahangaha ese nta mpanuka zawe mu muhanda cyane, ntabageze gute se? Kuko Imana hari ibitambo, hari n'abataramutse, harimo n'abataramutse, kandi baryamye bari bazi ko bari bugere gute, bari buramuke. Kuri Imana ishimwe ari mugere mu gihe nyibona kwivira ngo mu gihe Imana ibigutije uyu munsi, jya ukoramo ukoremo ibyiza kandi bishimisha Imana. Muntu uri kureba kino kiganiro, reka tumusabe byibuze yandike muri comment ngo Imana ishimwe. Mbasi kuba wabyutse uyu munsi
nukuri yanika muri komite Imana ndagushimiye ko naramutse icyo cyonyine gusa icyo kiba gihagije kuko Imana nta kindi kintu erega nta kindi gitunze Imana nta kindi gishimisha Imana ni amashimwe burya zari n'Imana nawe ufite umwana wamushyira nk'akabombo n'urugero yenda we ntabwo ariko nawe uzabijya ntabwo arabyarahumura nta kibazo cyangwa se ufite umudamu ukamukora ka surprise runaka ukasamushyira nk'agasambusa kagatahana atavuga ati urakoze sheri wanjye urakoze papa wanjye akagira gute kagusha iyo agushimiye rero ejo mu gitondo urongera noneho kazana kandi n'Imana nicyo kintu nta kindi kintu kuba byo vango ma ndagushimiye ko umunsi mbyutse aho ngiye kujya ibyo ngiye kujyamo ubane nanjye ibyo byonyine gusa Imana ivate mwana wanjye ndakuba hafi haleluya amen ariko zatinye Imana nese reka nkubwire abantu bazi imikorere y'Imana uva mu rugo usenga Imana ukabwira ngo Imana ndagiye ugendane nanjye kandi none kanima ngo Imana usigane n'abana n'umukozi none wagiye no mu kazi ngo nandinde mu kazi iki kintu cyumva Imana isigaye mu rugo isigaye ku bana n'abagiye ku ishuri Imana ugendane n'abana bagiye ku ishuri agaruka amahoro none wana isabye ngo mugendane kandi uko mukagendana ati Imana unandinde mu kazi iyo se umuntu Imana wayikorera icyo tuvugisha kuri ana gito Imana ari seri Imana ni serious kandi ikorana n'abaseri ikagendana n'abaseri nukuri ni ibintu byiza cyane uyu munsi rero ntagira amahirwe ndakubona sinenera kubuze arambaza sawa nawe narakubuze ajya nkubwira aho ndi ko ejo twaravuganye ese ko twavuganye ko uzanjyana twagiye gusenga wibuka ko urya na Yesu yagendanaga n'abigishwa be ukumva bakagendana ariko bakageraho akabinyabya akazamuka umusozi urumva kajya kuvugana na papa kajya kuvugana nawe kamwongerera imbaraga urumva igihe yasengaga iminsi y'amasengesho iminsi 40 yaramanutse akimara kuyavamo ngahora na satani n'umugome n'umuki amubwira ibintu byinshi cyane ariko kuko yaravuye kubonana n'Imana ariko Imana nishimwe cyane amen Mose nawe yagendanaga n'Abisiraheli ariko ngo igihe kikagera akazamuka umusozi yamara kuzamuka umusozi akagenda akavugana n'Imana ariko Imana ubwoko wamaye urabona bwatangiye ati humura mwana wanjye akugira kamarukana izindi mbaraga Abisiraheli bamureba bakabona Mose yagize gute yahindutse natwe rero nta kintu cyo twaza mu musozi natwe tuwa yani ijambo ry'abatwishyira ry'Imana keshi aribyo dukunda gukoramo cyane utagiye gusaba izindi mbaraga isi yagukurura nta kintu cyatujyanye rero hari ubonye ko nta ndabyo zihari ubonye ko atari muri pariki buriya nk'akazu k'amatsiko bigenda gute kugira ngo mubashe kumenya ngo nize critère mugenderaho kugira ngo mubashe kumenya ngo aha hantu hari imbaraga aha hantu naho gusengerwa burya Bibiliya avuga ngo mbwira uwo ndiwe nanjye nkubwira uwo ndiwe tubashe kugendana sibyo ubu ngubu ntabwo wambaza igiciro kiriya kamera sinakubwira data sinzi kwigura ariko undi mugenzi we mwahura w'umukameramani yahita akubwira ati shati kamera irarenze kubera ko uwo muri kuganira nawe murasa n'icyo mukora uri kubyumva natwe hariya kwamenyere ntabwo navuye mu Rwanda hariya amazi ariko abo tugendana nabo ari abanyamasengesho ari abahanuzi ari abakozi b'Imana atabwira ati hari ahantu navumbuye uriya muntu aba yaravumbuye kubera ko ugenda kwikubwira ko nabonye inzira wari uri gucamo ntabwo ari inzira nyabagendwa uri umucyo nakubwira ngo ikirazo abantu nababwira ngo ikindi akavideo sinzi nimba ndi bubaje kugafata ngagashyiraho bakareba bene ngiye kubona mbona ugeze ahantu hari prepare ahantu ari kubona udashobora gukeka ko hari haharaho hantu ndashaka kumenya nyine umuntu uhagera bwa mbere ngo abashe kurekomendinga abantu babwire ngo this place ahagira ate bigenda gute unarebye n'urugendo ruhari nanjye sinabwiwe umuntu wahagiye bwa mbere ntabwo muzi ariko byagenda kose ni umurokore n'umunyamasengesho sibyo nanjye umva nanjye wahanjyanye ni nkuko nawe wanyemereye ko nzagira gute nzakujyanayo kandi tuzajyana
banza ukemere imbere y'abakunzi bacu. kwihanganye simbe wabonye ariko tari nambaye byemere tuzajyana banza ubyemere kugira ngo nkubwire icyo ishatse kuvuga. Akareka ntuza gakuremo tuzajyana barabinyemereye. wakwihanganye simbe imbeho ugiye zigashira urisuye muri ntoza ariko tari nambaye hari kisi umupira nari nambaye nina ako tuzagenda urabyemeye tuzagenda. Okay derere cyo nshaka tugana none tuzagenda mbuke nshatse kuganda iki ngiki rero urabyengere nzabe ahantu kuri ahantu nagore ahantu nati unsengere nzabe ahantu tuzagenda. Okay derere ahantu rero icyo nshaka kugana iki ngiki nkuko nawe nakujyanayo sibyo nkuko tuzajyanayo ushobora kujyanayo ubutaha twajyana none ugahita wakunda ukahita ubona ibihe impamvu hari wabone ko n'ahantu haba hatuje n'ahantu niba ngo uzamutse ugiye gusenga nta modoka nta bisaku nta bantu basakuza ntaki ni kugenda ukagera kujya ugasenga uvuga atari ku Mana ukazamura isengesho ukavugana n'Imana ukazamura isengesho ukavuga ati Mana nukuri hari cyanzamuye kuko hari igihe uri gusenga mu rusengero ni byiza nabyo no mu ngo ni byiza kuko ushobora guse nta Imana itari hose ko Imana ibera hose cyane ariko nta Imana irahari. Ikiza cyane ko haba hatuje nta rusaku ruhari rw'ibyuma nta rusaku ruhari rw'imodoka rusaku rw'abantu uragenda ukiyabya ahantu gutya runaka igihe cyo gusenga cyagera cyo kugenda ahantu ukagenda ugapfukama niba ushaka kamera ya kabiri no ushaka ko intuza ukavata Imana urabyose urabishoboye wampaye ya mbere n'iya kabiri urabishoboye mbega ukajyana ubusabane n'Imana. Turagenda ndazana Black ndashaka tugende ndashaka kuzana Red Dragon no webana kabisa rero ni nkuko nawe wazajyana undi muntu kuvatira nabonye heza umuntu agenda gasenga aca bugafa akavugana n'Imana gasenga Imana ikagira gute uko twagiye tugenda. Bivuze ngo abantu basenga buriya ashobora kuba hari umuntu ufata initiative akagenda akajya gusenga agashakisha ahantu ku buryo agira ahantu nk'ahariye byanze bikunze ariho kubera ko haba haravumbuwe n'umuntu haravumbuwe n'umuntu. Hari umuntu twajya dusenga nkiri mu Rwanda nkiri mu gihugu uwo muntu twamwitaga nyiribibanza uvuga ngo nyiribibanza okay wabimenye niba ngo uwo muntu byonyine gusa iyo yageraga akafata byonyine kuhareba yatufatisha ahantu hari rezo gutyo atujyana hano nangeje nkangahe tuyatumwita ngo nyiribibanza ariko byomba ngo nyiribibanza bishatse kuvuga ngo rero bitewe na connection buriya ushobora kugenda n'umucuruzi yabona ikibanza ahantu hatereka kontineri ubyumva ayisabona muvoma yaho akara muvoma yaho akareba umwuka waho uko bimeze akahumva neza akavuga ati ahantu rwose wakira kontineri natwe niko tubayeho rero natwe tubayeho turagenda ndashaka kuzana kamera ya danger ahangaha rwose nzayimanukana kandi ni ukuri pe we tuzagenda bako nibagenda ubwo mwanya reka mumbabarire mba nakuzanye nkagushyira mu papu zanjye ntibagirwa kuguha umwanya kugira ngo usuhuze abakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba Behind Goals Show muri rusange. Nagira ngo rero ubasuhuze ubahe intahe dore ko ari mu bihugu bitandukanye hari abantu b'i Burundi banyandikiye inbox ejo bundi bambwira ko bagukunda barambwira dukunda uriya mukozi w'Imana rero nagira ngo nabo bahe intahe sibyo n'abandi bose muri rusange ubasuhuze. Okay urakoze cyane reka nongere nsuhuze abantu badukurikiye ntabwo twari duherukanye rashize iminsi munyemerere aho muri hose uzi kwese ari kunyumva no kwinda musuhuje waba uri mu kazi abadukunda kudukurikirana bari mu kazi abadukurikirana bari mu rugo bari hirya no hino hatandukanye ndabasuhuje n'undi nagarutse arabari Burundi ko bamaze kubitubwira ni ukuri pe bahaye intahe rwose ni ukuri ndabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe abari muri Mozambique abari mu Rwanda mwese abari muri Amerika bagomba kudukurikirana hirya no hino ku isi ni ukuri ndabasuhuje kandi murakarama amahoro y'Imana ajya komeza kubana namwe imigisha iva ku Uwiteka Imana yacu igikomeza kubabaho nicyo nabifuriza kandi aho muri hose muri guhaha mujye muhirwa. Amen. Murakoze cyane mukunda. Reka rero duhe umukozi w'Imana cyangwa se umuvuga butumwa cyangwa se pastor nkuko nabimuhimbye
Eugene kugira ngo atugezaho ijambo ry'Imana ategura uyu munsi, then turaza kugaruka mu kanya tuganira. Thank you very much. Welcome. Cyane rero kumakanya kugira twende ku ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana uteka kizi ku mutima wanjye uyu munsi kugira ngo turiganireho. Murabizi ko dufite iminota mikeya, tuba turimo twitoza kugira ngo tubashe kujya kubwiriza ni Burayi, batazaza badukandira roboto kugira ngo iminota baduhaye igire gute usanga yagiye. Tuba turi kwitoza rero kandi tuzi neza ko ibyiza biri imbere, yakoze ibya mbere n'ibindi bisigaye Imana izabikora. Uyu munsi nkuzaniye ijambo riboneka muri Esteri ibice 6, turasoma nk'imirongo 2 yonyine, ubundi tuganireho kuri ayo magambo kugira ngo iminota yacu tutayirya ibashe kugenda neza. Uyu munsi rero ijambo nkuzaniye uyu munsi, titire yaryo iravuga ngo, titire y'ijambo nkuzaniye iravuga ngo mu bintu ugerageza byose, nuvuga umuntu usenga, ugasebya umuntu usenga, ugafata n'umuntu usenga, ujye uzigama umunsi igihe runaka na igihe uzavuga cyangwa se ibyo uzavuga Imana yamaze gutabara wa muntu wavuze arizire gute ari gusenga. Nyankano kumvikanye, nuvuga umuntu usenga ugasebya umuntu usenga, uzihangane amagambo ntuzayamareyo, kuko uzasiga akanya uzafasha wa muntu gushima Imana bitewe n'ibyo Imana izaba yagize gute izaba yamukoreye. Imana ibamugisha mwinshi cyane. Ijambo ry'Imana tujye kureba ijambo neka muri Esteri ibice, turabira ijambo ry'Imana muri Esteri ibice 6. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwami amenya ko Morodekayi ari we wagize gute waburiye umwami. Morodekayi twese turamuzi ko Morodekayi yari umunani, nabango yari umuzamu muri make mu rurimi rwacu, yari umuzamu cyangwa se ni wari ushinzwe gukingurira umwami, cyangwa se yari ashinzwe gufungura igipangu muri make, cyangwa se yari ashinzwe kugurura muri makeya. Ariko bishatse ngo bishatse kuvuga ngo yari umwami, yari umuzamu muri makeya, yari umuzamu muri makeya. Bibiliya ivuze ngo iki rero? Biravuze ngo umwami ngo amenya ko Morodekayi, Imana nishimwe cyane, ngamenya ko Morodekayi uwo wari umuzamu ku irembo, wari umuzamu, ngo umwami ngamenya ko Morodekayi ngo ari we wagize gute wamuburiye. Imana nishimwe cyane. Bibiliya ivuze ngo umurongo wa mbere uvuze ngo iryo joro ngo umwami abura ibitotsi, ngo iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomere umwami. Ngo iryo joro ngo umwami ngabura ibitotsi, ngamaze kubura ibitotsi, ngo umwami ngategeka ko bazana igitabo. Ariko bishatse kuvuga ngo igihe cya Morodekayi cyo kugira ngo atabarwe cyari kigize gute, cyari kigeze. Imana ishimwe cyane. Nubwo yari ku muhanda, nubwo yagiraga ku marembo, ariko yarasengaga Morodekayi, yari umunyamasengesho Morodekayi. Bireba ngo yari umuyuda bishatse kuvuga ngo iki? Abayuda b'abanyamasengesho. Naba ngo muri ubu buzima busanzwe abayuda ni twebwe, abayuda ni wowe, abayuda ni jewe. Ariko kubera iki mpamvu ni yihe? Niba usenga by'ukuri uri umuyuda. Imana ishimwe cyane. Nubwo Morodekayi yabaga ku marembo y'ubwami, ariko yari umunyamasengesho. Bibiliya ivuga ngo igihe cyaje ko cya Morodekayi, ngo umwami ngo atumize ko bamuzanira ibitabo, ngo bazana ibitabo byinshi byari bihumbe by'ubwami, bazana ibitabo byinshi ibyo abami bayoboye, ibyo bageze gute, ngo byo byose ngo habonamo na kimwe cyafasha umwami. Imana ishimwe cyane. ngo bazana igitabo cy'ubucurabwenge, ngo mu igitabo cy'ubucurabwenge ngo bagisomera umwami, ngo bagisomeye umwami, ngo harimo ngo bya bindi Morodekayi yakoze, ngo abantu bari bagiye kugambanira umwami, ngo Morodekayi ngarabyumva, ngamaze kubyumva ngararibika, ngamaze kuribika ngaragenda ngo abirotorera, ngo cyangwa ntabwo abirose, ngaramaze kubyumva ngaragenda ngabibwira iki, ngarabiganiriza, ngo bigera ku mwami. Ngaruko imaze kugera ku mwami, kwako nyine bamwe baramusuzuguye bitewe n'igihe yari arimo. Igihe urimo gituma abantu ho gusuzugura. Niyo wakora ibyiza ntabwo byakwemerwa, ntabwo byakwandikwa bitewe n'igihe urimo runaka. Ariko igihe urimo Imana ije kugigukuramo. Imana ishimwe cyane. Igihe urimo Imana ije kugigukuramo. Imana ishimwe cyane. Niba bakuvuga usenga, niba bakuvuga ugira gute,
wowe komeza usenge wicika intege, hari igihe nawe kizagera nawe ukagira gute ukamenyekana bitewe n'isengesho. Imana ishimwe cyane. Isengesho ryo rikura umuntu ku marembo rikamujyaza imbere. Isengesho ryo rikura umuntu kwa songa bugari rikamwicaza mu ntebe yikaraga. Isengesho ryo rikura umuntu hasi yarangiza rikamushyira hejuru. Bibiliya nguki ngo umwami ngateye kubaza n'ibitabo by'ucurabwenge babisomera umwami, ngo umwami bamaze kumisomera ngo yumva ngo vamo za nkuru za Morodekayi ngo kari waburiye umwami ngo bagiye kumwica, ngo umwami ngarangije ngarabaza ngo mbese uwo muntu wakoze ibyo ngibyo ninde? Imana ishimwe cyane. ngo ni Morodekayi wahehe wuhe? Iyo uri insuzugurwa n'amazina yawe ntamenyekana, iyo uri insuzugurwa amazina yawe ntavugwa. Imana ishimwe. Uzi gukora ibintu bikitirirwa abantuza, wakora ibintu bikitirirwa abantuza kuko izina ryawe ntabwo riba rizwi. Imana ishimwe cyane. Ariko igihe cyo kugira ngo izina rya Morodekayi rimenyekane, ngo umwami ngo Morodekayi ninde? Amama ngo Morodekayi ni uriya uba ku marembo. Uriho ku marembo ati niwe ati niwe. Atese nk'umuntu wakoze ibyo ngibyo mwamugororeye iki? Barangije bararebana baryana indimi. Reka nkubwize ukuri, hari ikintu Imana igiye kugukorera abantu barebane, abantu batangire bagira gute, batangire. Niyo mpamvu nakubwira ngo titire y'ijambo yavuze ngo nuvuga umuntu usenga ugasebya umuntu usenga, uzasige n'akanya gato basi gatoya kangana gutya kazatuma uzavugiramo amashimwe wa muntu yavanye muri ya masengesho. Imana ishimwe cyane. ngo barangije ngo umwami baravuga ngo nta kintu twamukoreye. Ntacyo. Umuntu wantabaye, umuntu wankijije, nta kintu mwamukoreye. Dusimbutse umurongo wa 10 uvuze ngo iki? Umurongo wa 10 uravuga ngo nuko umwami abwira Hamani ati ihute wende imyambaro n'ifarashi, uko uvuze ubigenzereze utyo. Morodekayi w'umuyuda wicara ku marembo y'ubwami. Ntihagire ikintu kibura mu byo byose ugize gute, muri ibyo byose uvuze. Imana ishimwe cyane. Ngo ntihagire uyu nguyu nta kindi kintu cyari kizanye Hamani. ngo yari yamanitse izandiko, yazimanitse abayuda bose ngo uwo munsi bari bwicwe. Nta kindi kintu cyari kizanye Hamani ngo kwari kugira ngo umwami ngamusinyire, ngo namara kumusinyira ngo abayuda bose ngo uwo munsi bicwe. Imana ishimwe cyane. Ngarangije ngabwira umwami ngaramubwira ngo ibyo byose uvuze, byose ibyo uvuze genda ubikore Morodekayi wicara ku marembo. Ibyo yaravuze nibihe? Umwami waje Morodekayi yarabuje Hamani ngo mbese uwo mwami akunda bamukorera iki? Hamani ngaje ngo yivayo ngavuga ibintu byose. Umuringaranya ngo babone ibyiza toro bikwiriye, ngariko Imana yakureba ngikabona utubishongore. Nukuri Imana iragukunda, nta kimana itagukora, nta cyupfa nayo. Nukureka nkubwiza ukuri, nubwo wagize irajya mu gusenga Imana irakuzi, nubwo utasenga Imana irakuzi, nubwo utajya mu misozi Imana irakuzi, nubwo ugigira intege nkeya humura Imana igize gute, Imana irakuzi. ngo umwami ngaje ngabwira Hamani ngo ibyo byose uvuze hatabuzemo na kimwe, genda byose ubikorere Morodekayi uriya wicara ku marembo y'ibwami. ngo Morodekayi ngarangije bamwambika ikanzu, umaze kwambika ikanzu bamwambika impeta, maze kwambika impeta ngo barayina ngo bamwicaza ku ndogobe y'umwami. Ngarangije ngo Morodekayi ngarangije ngo yicara ku ndogobe. ngo Hamani ngarangije ngagenda imbere kuri ifarashi ngaba ngo dore umwami akunze, ngo duko bagenda bageze gute, bagenda bamugenza. Nawe Imana iraje gutambagiza umurwa, nawe Imana iraje kuzamure, nawe Imana iraje gukuraho ngaho. Waba unyumva uri ku gisasiro, waba urunyumva waracuza ukabona urahomba, warahombye, humura Imana ifite amafaranga. Warabunyumva wari ufite imodoka none usogenda n'amaguru usigaye witega, humura Imana iraje. Nawe humura, nibyo ufite Imana iraje yongere, iraje kube. Imana ibahumugisha, murakoze cyane. Imana ibagire neza, nimuhumure. Imana yacu igize gute, Imana yacu iraje, kandi Imana yacu neza ntago izaceceka. Ndabakunda, murakoze cyane. Wow. Abantu basenga baba bari mu isezerano. Nibyo bivuze neza. Umuntu usenga ari mu isezerano ry'Imana, niko nabyumvise neza. Niyo waba utari mu isezerano ry'Imana upfa kuba wizera Imana. Nuseka wigishe ngo nuseka umuntu usenga ujye usigaza. Nuseka umuntu usenga ukavuga nabo umuntu usenga, uzibuke usigaza akanya
ko kuzavuga amashimwe umunsi azaba yavanye muri ya masengesho. Umunsi ngo bazamukorera igitangaza. ngo waba bari mu isezerano. harimo ikintu gikomeye cyane. Kuko hari abantu bajya babona abantu basenga bakumva ko ngo bari guta igihe. Nigeze kumva umuntu ari kwigisha ejo undi avuga ngo ntabwo ngo ari ngombwa ko ngo ugomba guhora usenga ngo buri munsi ngo ibintu ngo nukugushuka, ngo n'abapasiteri baba bagushuka ngo ugomba kujya gukora ngo buri munsi ngo wiriwe ku rusengero ngo wiriwe ngo usenga ngo mu myingo ngo wagiye ngo mu buvumo ngo hehe. Ibyo ngibyo ngo ntacyo byakumarira ngo usibye kuguha ubukene gusa, kuzanira ubukene. Nigeze kumva umuntu ari kubyigisha gutya. Ako kantu rero nabiriya avuga ngo rudakora ntakagira gute ntakarye, sibyo? None se tuvuga n'urugero duherukana ryari? Hashize iminsi. Ese iminsi yose nari mu masengesho uri gukora. Ese iminsi yose nari ndi kubwiriza. No kuvuga ngo abantu bagomba gusenga ariko bagomba gukora ariko bakabika ko hari n'Imana, bagakura basenga, sibyo? Noneho hari ukuntu umubwiriza avuga ngo igihe n'igihe cyacyo. Hari igihe kigera nta kazi ufite. Iyo ufite akazi ugomba gukora. Turi kumvikana. Ufite akazi ukorera, ntabwo wata akazi kawe. Ntabwo wata akazi uriho. Ugiye kwirirwa mu masenge, ugiye kwirirwa mu butayu. Ugomba gukora. Ariko rwose mu gihe noneho nta kazi ufite. Nta kazi ufite, nta n'icyo wica. None ugasanga n'uwo muntu nta n'icyo yica, nta n'icyo kiza, nta nasenga basi. Avuga ati man uko emeze bitya. Baburiza ngo igihe n'igihe cyacyo, niba ari igihe cyo gukora kora. Ariko nunakora uvuga ati basi nijoro harantu basenga nijoro. Reka njye gusenga. Ariko bitavuze gusiga umwe ngo takaze ka boss. Ugiye kwirirwa mu butayu. Ntuzagura icyo kirazaba gushutse. Urumva? Mu mase bibiliya niba ngo tukajye mu nzu y'Imana bokoboko. Ugomba gukora, ugatanga ituro, ugomba gukora, ugatanga icya 10, ugomba gukora, ugafasha bagenzi bawe, ugomba gukora. Ntabwo watakaze rero ngo ujye kwirirwa hehe mu butayu. Ariko ugomba gukora ukavuga ati hari ahantu basenga nimugoroba, reka nigomwe icyo ni kwigomwa. Ati reka ngende njye gukora amasengesho. Kwibuka Imana. Kavuga ati ariko Mana ubwo emeze bityo nabonye akazi ariko nje kurara imbere yawe. Erega ushaka kubona mu kazi ufite n'intambara mu kazi. Ushaka kubona mu kazi ariko bitameze neza. Ese uvuze ku bintu cy'icya 10 ngira amatsiko. Icya 10 riba ritegeko, sio? Icya 10 ni itegeko. Icya 10 ni itegeko ry'Imana. Ni itegeko ry'Imana. Kandi icya 10 ntabwo kigoye. No tuvuga n'urugero umpaye 100. Kwa 100. 10 ntabwo ari ryanjye. Umva ari 10. Ariko njye mba ngufashije. Ariko ugomba guritangamo icya 10. Nuvuga ngo niba twarasomye ikintu biba biravuga ibyo dufite si ibyacu, sibyo? Si iki si ibyacu, n'iby'Imana. Nose tubihabwa n'Imana. Nose uremera ko Imana itanga iraguha, kuko biravuga iraguha Imana ntabwo mugira gute ntabwo mugura. Ariko bijamo ngo n'umuntu aguhaye 100 urampaye ibyo nibyo. Ariko kuko nzi yuko niye ni 10 uriye 90 10 karizigama aryo byabitwaye. Ariko se ndamubaza ikibazo aho ngaho. Mbere amafaranga atarabaho. Icya 10 cyatangwaga gute? Icya 10 bivanga amafaranga atarabaho. Kuko ndabizi ko ari ibihe byabayeho nta mafaranga. Batangaga mu byo babaga bejeje. Kandi urabizi wabaye no mu Rwanda urabizi ko ari igihe ukagikona ukuntu umukecuru araje abubuta azanye twamira nk'utatu 5 tw'amasaka 50 z'ibishyimbo ati ni cyacu mu byo yagize gute mu byo nejeje agatereka akigendera. None mu gihaje amafaranga haje by'amafaranga n'urugero nta kindi tugitanga muri mu mafaranga n'urugero wakoze wabonye. Ariko n'ubu abantu barabareza. N'ubu abantu bari twebwe mu mujyi ntaga abantu n'urugero abo mu byaro batabyo rwose batanga ibyo cyo umuntu azanye ibigori ashyize mu rusengero, ukabona umazanye ibijumba ashyize, ukabona umuntu mu nyanya nibejeje inyanya ukunze gafuka k'inyanya yerejeje ibirayi azanye ibirayi kuko nta y'amafaranga afite. Ariko mu byo yejeje cyase mu byo yungutse niko bivuga ngo mu byo mwungutse utangamo iki
icyacumi. Donc utanga icyacumi mu buryo wungutse. Fangura winjiye amafaranga ngo wahe nagara y'ubungutse. Ntabwo mba nungutse ariko umufashije ariko wowe ugomba gutanga icyacumi mu bikorwa byawe. None se tuvuge n'urugero. Tuvuge ngiye ngufashije amafaranga. Agwa amafaranga 5,000. Yego. Ahubwo ni wowe ndi kubona nta kazi ufite muri iyi minsi. Yego. Ngo amafaranga 5,000 wenda urakuraho make wishyura inzu cyangwa se ugenda unayishyura inzu yose. Ngenda yaguhaye. Kandi mu mafaranga nguhaye nari natanze icyacumi. Yego. Sibyo? Ko nahembwe genda akora. Cyangwa nkora business ni inyungu yanjye nungutse ntanga icyacumi noneho ndangije mufashisha n'ibyo 5. Ese ni ngombwa ko nawe ugenda ugakora icyacumi kuri ibyo 5 cyangwa ugomba gutanga icyacumi ku byawe donc ku musaruro wawe wowe wiyejereje cyangwa se ku mafaranga yawe wakoreye? Nicyo ndashaka gusobanukirwa. Reka nkusobanura ku kantu rero. Umbwiye ijambo ryiza. Urambwiye ati nguhaye 5 gibe natanze icyacumi. Yego. Muri ibyo 5 wemere gutangamo icyacumi? Wowe nayahaye. Je wayahaye. Yego. Wemere gutangamo icyacumi? Sikumbajije. Muri ibyo 5 mpaye ndungutse. Kuko mu mufuka nta kintu ari. Kandi utakoze. Buretse nose mu mufuka nyine tuvuge nta kintu kirimo. Sibyo? Nta kintu kirimo none ubwo nutanga icyacumi. None wowe watanze icyacumi ku nyungu zawe. Yego. Kubyo wabonye. Nanjye umpaye bya 5. Ndungutse. Kuko navuye mu rugo nta kintu mfite. Muri bya 5 mpaye 500 nyakure mu 500 ntagara yanjye. Ni icyo ngicyo birivuga. None ubwo niba 500 uri buyafata ukayatangamo icyacumi. Kandi uyu munsi yari deadline yo kugira ngo wishyure inzu. Kandi inzu yinshura 5. Oya jewe nkora igisabo. Jewe impamvu ndi kukubaza ibibazo ni ibibazo giye nibaza ku cyacumi. Sibyo? Kuko nimba ugomba gutanga icyacumi ku mushahara, ku nyungu, sibyo? Ku byo wungutse, ku by'Imana guhera umugisha ukabasha kunguka. Sibyo? Sibyo? Ngenda gwa urugenda bwagiye ngufashije. Ngufashije amafaranga cyangwa uhaye ibintu runaka kubera ko wari ubikeneye. Wari wanabibuze. Sibyo? Nubufasha nguhaye. Ntabwo ari inyungu zawe. Ngiye ni inyungu zanjye nguhaye wowe. Siko bimeze? Ndikukunda. Siko bimeze? Yego. Izo rero ntabwo wagombye kwita inyungu zawe kuko ntabwo wazikoreye. Umva ngusobanurire. Nanjye ndacyakomeza ndajya kubwira. Noneho ayo mafaranga nguhaye ko nguhaye amafaranga ngo ugende wishyura inzu batagusohora mu nzu. Ukaba ugiye gukura 500 ukayica ngo ugatanga icyacumi. Ejo bakagusohora mu nzu. Wumva ari ye reaction giye nzagira ngiye wagufashije. None se reka nkubaze. Uyu ufashije umuntu umutegeka n'icyo gukora? Oya. Ariko njyewe nakuye ko naguhaye amafaranga kugira ngo ugende wishyura inzu. Wowe wayampaye wakiranutse wetanga muri cyacumi. Wowe wakiranutse ku giti cyawe. None kuki udashaka ugiye muri duke mbonye ntagomba gukiranuka? Wowe bya 5 byawampaye. Wanakiranutse wowe watanze wamenye ubwenge. Utangamo icyacumi. Nanjye urampaye. Ayo mafaranga sinari nayabaze. Sibyo? Sinari nayabaze. Niyo wayampaye ugambwa ngo ugenda ushinga mu iduka. Kuko hari wonamenye. Ukamihumba 100. Ndibati mu 100 ko ntabwo ntegeka. Wowe wampaye. Imana yakoresheje urampaye. Ngomba gukora muri rya 10. Kuko nzi itegeko ry'Imana. Namara bati Imana rero bampaye 100. 100 bampaye. Dere nkuzaniye icyacumi ngiki. Muyasigaye. Mpumugisha. Handi rya 10 ryavuye mu byo ngiye gushoramo umpumugisha nunguke. Kugira ngo n'ubutaha nzamura ikigira gute? Nzanye mu ruko. Nzamura uko nzagire gute? Ni gutyo. Muri bya 5 wampaye. Mana ngiye gukiranuka ku byo mbonye. Mbonye 5. Umukozi Imana mukoresheje cyangwa se umuntu akora mukoresha amaye 5. Ariko kuko nasomye Bibiliya 500 ntagara yanjye. Kandi ngiye kwishyura inzu. Nima ngiye kuri 500 ngiye kunyanza icyacumi de ndagitanze. Nyirinzu ubwo nansohora ubwo ndaza kuba wawe Imana. Nansohora byose kubana yabonye sinarimbizi. Ugira uko bigenza. Nuko bigenda? Ngiye kagenda nkakiranuka. Kuri 500 ukayatanga nyine yakubwiye ngo uyu munsi nurara ukishyuye urambira mu gukiranuka. None se ubundi kuki ayo mezi uba amaze kugira mu cyo misi birengejeho abatara gusohora. Wanayuka ukamubwira ati boss bumfashije nuko ndafite 500 ndabona 500 nzayaguhesha. Kuko impamvu ni iyihe mbere kubivuga Imana bagira irabanza isanga umutima we. Mbwite de bigiye kugenda gutya kandi wihangana. Kuko wowe wanteze wowe wakiranutse ku giti cyawe. None kugeza ko nanjye nkinanuka muri ya 500 mbonye. Icyo nicyo cyacumi rero. Uko tubizi sinzi nimba mu mategeko y'itorero ariko biba binameze.
tuzi ko aba pasiteri cyangwa se abashumba bataba bemerewe gukora ibindi bikorwa kubera yuko biteganywa yuko itorero rigomba kugira gute kubaha necessite zabo bagahabwa umushahara bakitwa mu miryango yabo ikitwaho sibyo sinzi niba ariko biba bimeze ku matorero yose ntabwo mbizi none ese wavuga iki ku bapasiteri cyangwa se abashumba bafite amatorero banabona izo necessite ndi kukubwira kubera ko ngiye nigize kwigana n'umwana wo kwa pasiteri babahaga ibintu byose amakayi iki byose ama uniforme yazanaga nka uniforme nka nuze 3 na peresha imwe akayigurisha akazana n'amakayi akatugurisha bamuha amakayi menshi cyane arenze ayo yarakeneye twebwe sometimes twabagaho kuri struggle wabaga wagiye ntabwo dufite n'amakayi yuzuye urumva wakazana amakayi kabisa y'abana amakayi kabisa amaduze n'amaduze nagatangira kutugurisha okay ndi kuvuga ibyo ngibyo kubera ko ndi kubaza ngo ese wavuga iki ku bapasi cyangwa se ku bashumba baba babona izo necessite z'itorero ariko noneho bakagenda bagakora n'izindi business ese icyo kiba ari icyaha ese hari uburyo itorero ribemereramo kuba babikora bakora izo business wenda niyo batazijyamo bazikora cyangwa ariko bakazishoramo biremewe ubundi ona numvise ngo haraba bafite n'utubari mu isezerano rya kera Bibiliya ivuga ko abatambyi n'abapasiteri babaho haba abatambyi ngo tuvuga aba musenyeri sibyo Bibiliya ivuga abatambyi by'abapasiteri ni ibyaje nyine ya muri isezerano rishya ariko Bibiliya ivuga ngo abatambyi nta kandi kazi bagiraga yego sibyo ari tugiye muri ntuza Petero ni Petero na Yohana ni Petero na Yohana ni sorry Bibiliya ngo abatambyi muri misezerano ryake nta kazi bagiraga icyo babibashijwe kuvuga ngo biba kuva nta kandi kazi bagiraga bari babayeho mu buryo bwo gusenga none bari babaye mu buryo bwo kwingingira itorero bari babaye mu buryo bwo gusengera abakirisitu none ngo babasengeraga none wowe wagiye guhinga wowe wahinze ukeza ukubika ko umushumba cyangwa umutambyi nta kandi kazagira ikindi ni iki ukaza n'icyifuzo kamwe ati umutambyi narinzenye ati nahinze ibigori nagira ngo nukuri ngingira Imana nk'umugisha nzagira gute nzeze igihe kinga kirageze ngo umutambyi yabaga niba igihe kinga kigeze yaguma gusenga kugira ngo amara gusenga akinginga Imana ati abakristo bahinze bakeneye kugira gute igihe cy'imbura akavura ize gute bazeze kuko nta kindi runaka wa mutambyi nawe nta yindi nyungu ndafite yindi nuko niba mara kweza azagira gute bazagira gute none ntanzari zamwica ukumva ntanzari zamwica ntazabura icyo gihe hari hataraza ibingibi byo ngo kuko ngo kiragira ugasanga umupasiteri ni umupasiteri yifitiye n'iduka uri kubyumva ni umupasiteri yifitiye business ubwo none ushatse kuvuga ko abakiri umutambyi wuzuye cyangwa se abafite n'indi mirimo ashinzwe indi ku giti cye ni ukuvuga ngo si uvuga ngo ko atafite n'imirimo runaka cyangwa itegeko ryaravuguruwe si uvuga ngo itegeko ryaravuguruwe ariko generasiyo tugezemo rero niyo mpamvu usanga nabo bagira gute mwese nk'ubu tuvuga n'urugero generasiyo cyangwa ubwo ni vision cyangwa tubarebe wenda vision wenda aho tugezemo barakora baragira gute n'iki ariko nubwo bakora twebwe niba twarasomye Bibiliya none se ko tuzi ko pasiteri akora afite akazi none se ko dutanga amaturo kujya mu rusengero ugatura none se ko pasiteri tuzi ko afite iduka n'iki none se kujya mu rusengero ugatanga icyacu ko bavuga ko dutura Imana bavuga isi gutanga icyacu icyo usabwa ni ugukiranuka niba utanze amaturo utanze icyacumi wira ngo pasiteri ngafite bizi wowe kiranuka nta kiranuka utanga icyacumi kiranuka utanga icyacumi wira ngo pasiteri ngarakora ngafite wowe kiranuka ibyawe birangize
ubundi rubanza ibindi ntabwo bikureba. Hano amatanga amaturo ngo urabona gase bazakoya wowe nibaje mu rusengero kirano kutanga amaturo wigendere utanga icya 10 wigendere ibindi ntabwo bikureba. Yego urakoze cyane. Pastor Eugene Pastor wacu araguca tu hano Pastor izina namuhimbye. Pastor Eugene ndashaka kubaza ese nkawe nk'umuvuga butumwa nubuye buryo bwiza bwo gusenga kubera ko ndi kukubwira ko by now abantu bafite uburyo butandukanye bwo gusenga ari n'amadini atandukanye ndetse asenga bitandukanye. Ese nubuye buryo bwiza bwo gusenga wowe ku giti cyawe? Hari abavuga bati gusenga no gutuza, ugasenga ukaganira n'Imana utuje. Gusenga ugomba gupfukama, sibyo? Urabizi uburyo abasilamu basengamo. Aravuga bati gusenga n'abasenga ibishushanyo. Yego. Wowe ku giti cyawe uburyo bwo gusenga nyabwo ubona bwiza bwaguhuza n'Imana nubuye? Mu rwego mbere bwo gusenga nyabwo bwa mbere bwo gusenga usenga upfukamye, usenga uhagaze, usenga ugize gute. Icya mbere nuko wizera. Insinzi ya mbere ni iki? Kwizera. Kwizera kiyo wagira gute waje icya mbere ni ukwizera. Biravuga ngo nimugira kwizera kungana akabuto ka Sinani muzabwira umusozi muzategeka. Ariko mufite iki? Amen. Kwizera. Nukora kimeze nta kwizera ufite ntabwo bizarya. Nusenga wunamye ukajya udukura mukagira gute nta kwizera ufite nada. Niwiyiriza amasengesho y'umwaka nta kwizera ufite ndakurahiye. Ariko niwe wavuga ati Mana nize ko rushoboye byose urakoze Mana ibyo kwigendera. Niwe wavuga ati Mana data kwizina ry'Imana data mwana w'umutagatifu amen ndakuramutsa Mariya wabaye data niyo byose wizeye ibyo bizakora. Thank you very much. Abantu baba bari no muri church mu rusengero hehe ariko yajya gukora ibintu byiza cyangwa yajya gutanga kado akavuga ngo kubera ko ngo uyu nguyu yari umushumba, sibyo? Ngo ngiye kumuha kado nini, sibyo? Cyangwa se umushumba yakoze ibirori ugasanga abantu bujuje amakadaragira hano hejuru. Ariko wa muturage musengana ndetse rimwe na rimwe wa wundi uzinduka akaza gukubura urusengero akanarukoropa. Wa wundi witanze uvuga uti aha ngaha mu rusengero nta kibazo ngiyewe isuku ndanza kuyikora ndanzinduka. Umukecuru umupfakazi we yakora ibirori cyangwa se agira anniversaire akakira akadegire. None ba bantu bari gufasha umushumba neza bari kumuha amakado kandi nta yakeneye kugura umushumba ishati abasanzwe afite n'amashati menshi n'amakositimu. Kumuha isabune ntazabuze, sibyo? Kumuha isaha ntayabuze. Ariko iki nashaka kubwira nuko twebwe sometimes dushaka gukorera Imana ariko ntiturebe ikikenewe. Hari umuntu w'umupasiteri wanyereje ijambo arambwira ngo mwana wanjye ngo reka nkukire inama y'ubuzima, ujye wiga gukora ikiri ngombwa kurusha icyo ukeneye. Wabyumvise? Ukanda ukumva? Ngiye gukumva. Yaranyandikiye arambwira ngo ujye ukora ibiri ngombwa kurusha ibyo ukeneye. Nibyo birumvikana nyine. So rero hari abantu bumva ko nimba umushumba wewe yakoze anniversaire cyangwa iki ukajyana igikado kingana gutya mukamushagara mu kuzuza amakado hariya ngo muba muri gukorera Imana. Buretse gato ngiye ndimo ndabishushanya kubera ko mbihuza nyine nibyo nari ubwo nabyumvise. Ariko wa mukene wa wundi usanga ari uri gufata amashashi aho ngaho hanze aho babandi baje mu mavatiri he mu ma BMW mwe batambuka. Wa wundi ubona ku rusengero rudasa neza, wa wundi ujya kumena amazi muri toilette yakora ibirori ugasanga abonye kade ebyiri. Aho ngaho biriya ngo abantu bagiye gutura buriya ni kwivuga ngo baratura buri wese atura uko ashingiye gute ibyo afite, sibyo? Ngari kuhavamo umukecuru umwe aturikuta rimwe. Yesu ngaraje nama ngo mwese mwatuye ngo ibyo mwatuye byose kimwe wavuze ushobora gutanga ibyo byose ariko bitavuye ku mutima, ariko kugira ngo wigaragaze imbere yande ya mushumba akubone ko wazanye uruntu remereye ariko ntabwo ruvuye ku mutima wagiye kwigaragaza kugira ngo wagiye kugira mushumba kubone undi naje azanye ikindi aje yigaragaje kugira ngo umushumba ajye amubona neza.
ariko ngo Bibiliya avuga ngo Yesu avuga ngo mwese mwatuye ariko uyu mukecuru tuyikuta rimwe we arituye rimuvuye ku mutima, ariko mwebwe ibyo mutanze byose mubitanze kugira ngo mwigaragaze mwibonekeze. Abantu barashimwe cyangwa hashimwe wa muntu watanze ikuta rimwe, kuko we ntabwo yatuye ibyamusagutse, we yatuye icyo yari afite. Bishatse kuvuga ngo ibyo byose twabikora ariko ntabwo bivuye ku mutima, tubitanze kugira ngo twigaragaze, batubone, bamone umuryango wa Ntuza wazanye igikado baje bakikoreye, umushumba bamuhaye, yere Ntuza yamuhaye isaha ihenze, yere ibyo bintu kucyumva twabikora kuko kugira ngo nyine tugaragaze. Iyo mirimo rero irangiriraho, c'est fini, babirangiraho. Bibabwire iyo mirimo nujya gutanga ukajya gutanga kugira ngo kanaka mbone, kugira ngo mwitorero nuwitanga ukitanga ngo ntanze 100,000 mu itorero, ngo ndamuritse ngo ntanze miliyoni mu itorero. Iyo mirimo utanze kugira ngo upingane na bantuza, iyo mirimo izarangirira aho ngaho. Ayo mafaranga uzatanga, ingoma zizagurwa, urusenge bazarwubaka, ariko ni wabitanze kugira ngo upingane na Ntuza. Ariko ndashaka iyo mirimo ariko niwigendera gake ukagera mushumba ati mushumba rero tesemiza biti ni gutya na gutya, ati rero nagira ngo ibibura byose tuvuge n'urugero umubwire nta kibazo, tuzajya mu mugi tuzajya kubigurana niba ari ingoma n'ikintu runaka gutya, hehe wegera umushumba mwibanga, ubikoze mwibanga. Ntabwo inkwano bitangwa ngo ugira ngo niba ushaka arantu mu rusengero uzi kucyumva twese turi kwitanga, ubwo tuhaguruka ko tuziranye, ubwo tubatigiye ku murimo w'Imana ndatanga 10,000, sibyo? Tubate papa bakanaka soni yatanze 10,000, ntanze 2 yabasuzuguye. Umutima wabanje kare wabanje kucyica, warangije kucyica kare, ati ndatanga 15. Cyo ni gucyumva icyo warangije kucyica kare. Iyo mirimo yawe ntabwo igeze gute, ntahiri bwandikwe. Eugene, nago umbabarire nkunda kukubaza ibibazo nsanga ndi kontre yawe, ariko ntabwo mba ndi kontre yawe, tuba turi kuganira. Ndashaka kukubaza ikibazo wabanje kucyumva. Nabyumvise. Ariko ngewe gutanga bitavuye ku mutima. Uburyo wansubijemo abantu bavuga ubutumwa mufite uburyo musubizamo mukarengarenga umuntu ntumusubize icyo yamubajije, sibyo? Uburyo wansubijemo nabyumvise nyine ko ari bwo wangeneye, ntabwo akire gutegereza. Reka njye wibariza ikindi kibazo, ariko abo nabajije abo twari gusubiza message nayitambutse, ariko mwebwe hari ukuntu musubizamo ugasanga nyine umuntu kamurengarenga ku buryo nyine ebana, kubera ko mufite n'ubumenyi bwinshi mu bijyanye n'iyobokamana, ukarengarenga umuntu none bya bintu wamubwiye bigatuma utanamusubije neza icyo yakubajije. Ariko reka tubyihore, none ndashaka kukubaza, ntabwo mba ndi kontre yawe, mba nshaka kukubaza kugira ngo umenye. Ndashaka nkubaze ibyo bintu wari umuvuga ku bintu bijyanye no kwitanga, bimaze iki kuba watanga 100,000 byo kugura amakaro 200 cyangwa se 300 yo gushyira hasi ku gitaka, sibyo? Aho ngaho mu rusengero ushaka gushyira igitaka, hari umupfakazi, hari imfubyi yishwe na bwaki, itagira hirara, sibyo? Ibyo bintu wumva iyo mirimo uri gukora yo gushyira mu gitaka amakaro abantu bakandagiraho babyinaho, sibyo? Aho ngaho iruhande rwawe cyangwa se inyuma yawe ko abakire kwanza babicaye ahandi hantu gutya imbere, bakunda kubashyiraho intebe ukuntu inyuma, yareka mvuga inyuma handi inyuma mu ntebe inyuma, cyangwa se hari kuri protokole bantu baba ari bafasha abana bagira borganiza abana. Hari uriya mukene utagira n'urwara rwo kwishima, utagira n'akaduka k'10,000, sibyo? Uburara, sibyo? Wowe ugatanga amafaranga 100,000 byo kugira ngo bagure amakaro yo gushyira ku gitaka, sibyo? Igitaka kitazagushyingura, igitaka utarwara ngo kize kigusure, sibyo? Igitaka, sibyo? Kitari ikiremwa, sibyo? Ugashyira amakaro yo gukandagiraho. Wa muntu ejo bundi inzara ikamwica cyangwa se akarwara tension agapfa, mukajya kumushyingura, mwaragize mukabanga Imana yamukunze. Se mbere yuko Imana imukunda mwe mwari mwamukunze? Munsubize muri uretse ugiye kunsubiza. Noneho abantu bari kumva, ndabizi hari abantu
bakuriye amatorero bareba ino channel sibyo ntabwo ndi kontere yanyu ntabwo ndi kontere itorero ako munsi mu igisubizo nyacyo aho ngaho muri comment section cyangwa se nimero yangira aho ngaho unyandikira mu igisubizo nyacyo sibyo kubaka inzu no kubaka roho y'umuntu y'ikiremwa niki gifite agaciro ngaho nsubiza ajya ngo usubize aho ngaho impamvu ibyo byose bari gukorwa hitwa ngo iki ushobora gufata tuvuge n'urugero ahitwa mu nzu y'Imana icyo nabwiye ni ikihe nabwiye ngo iyo bavuga ngo imirimo ibyo tubyita imirimo ibyo bintu nubikora n'umutima ukunze ntabwo Imana izareba ngo hano ngo hari umupfakazi ntabwo Imana izareba ngo hano ngo hari uwashonje Yesu yaravuze ngo sizamara ngo abakene muzahorana nabo icyo kintu cyumva abakene muzahorana nabo ariko muzampa amafaranga sibyo icyo kintu gikora kivuye ku ndiba y'umutima kuva ati koko ndimo ndubaka inzu y'Imana Yesu yaravuze ngo iki abakene yabwiraga abakene yaranavuze ngo baretse gato wincika reka njye muri Bibiliya wincika Yesu yaravuze ngo abakire muzahorana ninde warumubajije ni Petero ninde si umuntu umubajije yaje mavugana n'abakire buretse gato buretse gatoye anga Yesu nawe tugomba kumugaruka uratuma njye muri Bibiliya ibyo bintu yavuze Yesu aravuga ngo nge nzarinda ngaruka ibyo niho iryo ngiryo ibyo bintu bigize Yesu azarinda ngaruka abakene bakiriho abayede bakiriho abarongora abajura bakiriho iki kintu gucyumva iki Yesu azaza ntagaze byose abantu bose barashubijwe Yesu azaza abakene bakiriho none niyo mpamvu mu birengagiza mu itorero kubera ko Yesu yavuze ko bazagomba kugumaho akazenda garuka ntabwo mushaka ko bakira amashaka mukomeza mugakira mu kubaka amazu mu kubaka ama etage ngo yo gusengera nibande bazayasengeramo reka nguhe urugero ntabwo tuburetse gato abakire bose buretse gato uretse cyangwa uri kunjyana muri bya kandi ndi ku buzima busanzwe ndugwa ndagusubiza okay Bibiliya rero Bibiliya yifunge none turi kuvuga ku buzima busanzwe barabuza na Bibiliya subiza none umutima wawe nama subiza umutima wawe umutima wawe ijambo nakubajije waryumvise ikibazo nakubajije bacyumvise subiza noneho wizakunzindisha Bibiliya ngo ngire ngo Yesu ngo yaravuze kuko Yesu yagiye mu ijuru na mayoneze ngwino ngende kukubwira umukene uri hano mu rusengero wanyu urumva ugiye kwicwa na tension kwera ibibazo afite kubera abana umwana we utiga cyangwa babiri batarya wowe warangiza ugafata amafaranga ukayagura igitaka ukayagura simujya kumena hasi warangiza ukavanga Imana yavuze ngo abakire ngo yavuze ngo abakire ngo abakene ngo buretse gato ngusubiza buretse gato ntabwo turi buhu n'ubajije giye kumara gusubiza sibyo kandi ikindi cya kabiri uwo umukene uri kuvuga n'uwo nguri kuva uri kwitanga mu rusengero twese twahuriye he niki cyatuzanye aho ngaho utagira kamera ariko kumenya bashobora kumenya uburyo mu bundi buryo runaka ariko nese twarwanira gutya buretse gato ikiduje ni iki ahangaze ikiduje nuko turi gukora ikiganiro buretse gato kiri guturuka he si kuri ya kamera mu mutwe wawe buretse ikiduteretse hano twese ni iriya kamera oya ni ibitekerezo byacu buretse gato none ngo nibayikureho nibayikureho noneho kamera nibayikuraho none nibayikureho turi gukora ibitekerezo twe tugane byo kamera itari ntabwo ikicishaje aha ngaha ari kubera iriya kamera buretse iriya kamera iri kudufasha kugira ngo tubashe kuderivaringa ibitekerezo byacu none se iriya kamera n'ibyo naguhaye buretse gusubiza ariko iriya kamera ifite agaciro mu byo turi gukora none idahari twicaje aha ngaha turi kuganira ariko idahari twaganira bisanzwe idahari twaganira bisanzwe twabwena bisanzwe twanajyana n'ibyo turi kuganira ushobora gukomeza tukabiganira kandi twanamenyanye ariko dushaka kubihereza abantu none niyo mpamvu iri hari n'urugendo nashatse guhareba uriya mukene n'umukire bahuriye he bahuriye aho ngaho mu rusengero bahuriye mu rusengero bari baziranye ntabwo bari baziranye icyabahujeho ngo ni iki icyabahujeho ngo ni iki ni urusengero yaturutse iriya n'undi aturika iriya buri muntu wese yaje gusenga sibyo niyo mpamvu namwe ngo ikiduhuje hano igihe twicara turi kubona gutya ni iriya kamera iteretse imbere yacu
sibyo uwo mukire n'uwo mukene bose baje bahurira mu rwa rusengero yego wabazanye n'umwe bose baje gusenga umukire yavuyiwe aza parika imodoka aje gushaka Imana mu rusengero umukene nawe yaje n'amaguru yateze shapaye aza mu rusengero aje gushaka Imana kuri cya gitaka wavuze ngo iki umukenga ari kugurira amakaro kugira ngo gise neza icyo tureba twebwe nicyo cyabahuje aho ngabo urwo rusengero mu rusengero bishatse kuvuga ngo ushobora no kubikora utitaye wamara kubikora ukanaga ariko se nubwo nakoze ibi ngibi sibyo nubwo nakoze ibi ngibi ariko uriya mwene data maze iminsi mubona ariko zadahindura ipantaro adahindura igitenge icyo kintu kucyumva yahize akamufata ntabwo bibaho akamujyana ahantu akabwira ati rero nifuzaga ko nagira gute nagukoreho umugisha sibyo nagukoreraho iki nagukoreho umugisha yarangiza akamukorera iki akamukoreho umugisha ariko bishatse vangura iki rero icyo rushatse vangura icubiza ngana iki kimwe cyadurije aho ngaho wa muntu afite amafaranga kandi ari kubona kandi bari gutana ntabwo hari gusa neza nkuko navuga ngo hano hantu hari ushaka kuhahindura kuko hari ibyo nako bitari kugenda neza umukene yo kuvuga ngo kuko Imana yamuhaye amafaranga ngo tuyakoreshe nubwo harimo abatayakoresha iby'Imana bakayakoresha mu bindi runaka sibyo ariko wa muntu yakoresha mu bintu by'Imana mu murimo w'Imana abari gukora neza icyo cyahuje umukene n'umukire bagahurira aho ngaho rero nicyo wa muntu Imana yahereye bwa bushobozi wasaga n'impamvu yanamuzanye ngo amafaranga naguhaye hari aho nshaka kujya kuyabiba yarangiza akaza koko Imana ikamukora ku maso ariko kwa mugani niko nsengera hano Imana ifite inzira nyinshi hano nsengera hari ivumbi hari iki ese kana karamutsa je rero gutya na gutya byagenda gute atari kugwa amafaranga Imana yamuri mu Imana reka hano hantu ngiye kwashyira mu iki ngiye kwashyira amapa iyo agiye gukora icyo gikorwa ntagaraba ngo abaririmbye bice hariya n'abakene ntagaraba ngo dusenga n'abakene mushaka kuba municaranye gutya mwese ko yinjira mu modoka akinjira mu modoka agakinga wowe ugasohoka ataha ariko kuko we hari icyo Imana yamuhaye yamushyizemo arakora ahantu agira gute haki ntabwo ntihamara gucya amaze gusa neza Imana izongera kumukura umutima ati uriya muntu akeneye umuceri urakoze wasoje nashoje sinakuri tukansubiza yo kubaza ibibazo bitatu byonyine ubu ikimaze amasaha ngaho nta kibazo numva ariko baza aho ngaho gushubije nahumvise cyane rwose ko ikiba cyabahuje ari urusengero baje bose gushaka Imana rero buri wese agomba gukora icyo umutima w'umubwiye umutegetse sibyo se yego nabyumvise cyane ariko ndashaka kubaza ikibazo hari indirimbo ivuga ngo ese muzi yuko ngo imitima yanyu ari insengero z'Uwiteka urayemera iyo ndirimbo ndayizi ni ya roboti sawa wakoze urayemera ndayemera okay ndashaka noneho nkubaze reka nkujyane mu bihe byatambutse uravuze uti abantu bahujwe n'urusengero sibyo usibye muri iyi vision turiho ubu ngubu insengero bubaka insengero z'imiturirwa n'iki ushatse kumbwira ko abantu bahuriraga munsi y'igiti sibyo batabaga bahuye uretse gato uransubiza rimwe icyo kibazo kiragendana n'ikindi nimba koko izo nsengero ushobora kuzubaka zikasa neza zigatuma abantu baza bagahura sibyo abantu bagahura kubera urusengero sibyo kubera iki uva muri urwo rusengero rurimo amakaro ukajya muri rya shyamba nakubonyemo subiza ibyo ngibyo byonyine tuze dusoza ikiganiro twitaye reka rero nkubwire icyambere wambajije ngo se abantu basengeraga munsi y'igiti kera ntabwo basengaga sibyo ko bimeze none se reka nkubaze sibyo siko mbajije none se ku bwacu bwa kera uzabaze n'abakera ntabwo bigiraga munsi y'ibiti babigaga munsi y'ibiti bigiraga munsi y'ibiti kubera ko impamvu ni iyi icyo gihe nta bushobozi runaka ariko bushobora kuba buba bwabunariho ariko kuko mu mutwe nta yerekwa ririmo runaka ryo gukora ikintu runaka sibyo
barigaga basogokuru bigiraga munsi y'ibiti, harimo n'abatigaga ariko bakiga, harimo n'ibigaga ariko bagakira gute, bakabima inite bakagira gute n'iki, bigira munsi y'ibiti, n'abasengaga bagasangira munsi y'ibiti. Biriva ngo nkubwize ukuri bro, ubuzima turimo twicaye ahangaha ntabwo dukeneye ubu tuvugana, ntukeneye umuntu mugenzi wawe wicaye, ukeneye umuntu uhagaze. Ukumva umuntu uhagaze, wa muntu uhagaze azagufata ukuboko kandi ari byo uri kwanga. Buretse gato, buretse tone se buretse ndashaka kugusubiza n'iki, ndagusubiza hamwe. Wa muntu wicaye, wowe wicaye ukeneye umuntu uhagaze akagufata ukuboko, yamufata akaguhagurutsa avuye nta uramukeneye aho yavose ariko ntaguhaza. Ucyumva bishatse ngo rero kandi wumva no mu rusengero rwo mutabahagurutsa kandi umbaze ikindi kugusubiza n'iki ngiki neza zamukenera ate kandi umbwira ngo agomba gukora ibyo bimubwiye mu mutwe, wambajije ashaka mu mutwe. Wambajije ndashaka kugusubiza, ngaho nsubiza, sibyo ndashaka kugusubiza. Iyo abantu bicaye bose babicaye, yego, ariko iyo haje umuntu uhagaze arabahagurutsa. yego, bishatse ngo iki rero icyo cyo nikiye, iyo haje umuntu ufite ubundi bushobozi runaka, yego, babantu cya kigerezo bicayemo cyase handi bicaye abasha kubahagurutsa. yego, turi kubyumvikana. Umuntu ashobora guhagurutsa wari umushomeri akaguhagurutsa mu ntebe y'ubushomeri akagushyira mu kazi. Njye ku mutima wanjye n'abandi baratubwira muri comment section, sibyo? Njye numva ko ikintu bise church ku mutima wanjye, nawe urambwira definition yawe aho ngaho muri comment section, sibyo? Urusengero definition yarwo, njyewe nkeka ko ari imitima irenze umwe, sibyo, ihuriye hamwe, sibyo, iri kuvuga cyangwa se iri kuganira ku ijambo ry'Imana, sibyo, sibyo, ifite umugambi cyangwa se yemera kimwe ijambo ry'Imana. Iyo mitima ihuye, njye nkeka ko ariyo definition y'urusengero. Impamvu mbivuga ni ukubera iki? Nuko na mbere yuko izo nzu zibaho, amakaro baho, ama etage, sibyo, hariho iryo jambo urusengero. Ibundi bavuze uretse, sibyo, uretse haba hari igitaka, haba ari aho mwamuri aho ngaho mu butayu, mwamuri hanze, sibyo, aho hantu muri gusengera, icyo gice kiri aho ngaho cyitwa urusengero. Wowe yavuze ngo urusika, urusengero, uri kubyumva? Nuvuga ngo ni urusengero, nuko icyo bisobanuye ni aho hantu abo bantu bahari, nibo abantu bari nibo barugira urwo rusengero. Kubera ko tuvuge iyo urusengero abantu bamaze kuruvamo, ntabwo ruba rukiri urusengero, kuko abantu bashobora kuzashyiramo akabari. Ibyo ndabizi, sibyo se? Reka dusoreze aha ngaha nshuti bavandimwe. Ubundi cyambere cyo biraba ngo aho batatu cyangwa se babiri bahuriye bahuje umutima, niko birivuga, umwuka wera cyangwa Imana iruka ikabana nawe ikabagate muri bo, sibyo? Iyo bavuga ngo urusengero, n'ubu tuvuga hano ahangaha hatiraniye hakaba amateraniro, yego, hahita yitwa urusengero, sibyo? Hahita yitwa urusengero. Niyo bavuga ngo iyo ugiye muri butike yitwa urusengero, yitwa ko ari muri butike, kubera ko harimo ibicuruzwa, kuko harimo ibicuruzwa. Biratse kuvuga ngo rero impamvu bahita urusengero ni ubutaka busanzwe, uko ari ubutaka nyine bahita urusengero kuko hateraniye abakirisitu. Hitwa akabari kuko hateraniye abari kunywa, hitwa muri resitora kuko hateraniye abari bigira gute, abantu bari kurya. Hitwa muri butike kuko ari mu butike bateraniye bari ibicuruzwa. Hitwa muri gare kuko niho abantu bajya gutegera iki, bajya gutegera imodoka. Ntarahitwa urusengero kuko hahuriye abantu bahuriye ku kintu kimwe, bari gusenga Imana. Ubundi ibintu ko nebone kandi ntibyateye bundi mu rusengero hagumye ku cyumweru hakomye kugira no bahura bari gushima Imana gusa. Bavuga ati Imana tuje gushima ko wabanye natwe ku cyumweru, muri kino cyumweru tugushima ko ari byo nugutse mu kazi, donda gutu. Ariko kwa ko nyine habiramo ibintu byunaka, ariko umusenya wuye ngo tuje guhura twese dushima Imana ko Imana yaturinze. Reka njyewe ntange aka message gatoya kubizera, abizera inshuti bavandimwe, bizera ba Kristo, twese twizera muri Yesu Kristo, nyango mbahe message.
nagira ngo mbasabe mu nsengero musengeramo aho ngaho musengera ntimukagire ya mitima yo gukundwa kaza abayobozi cyangwa se ngo mwumve ko abayobozi nibabona yuko mubitayeho cyangwa se abakire bara muri urwo rusengero ari bwo muzagaragara neza imbere y'Imana. Nagira ngo mbasabe mujye mufata ubwo babandi babakene bari hasi mubaha agaciro nabo mubazamure, nibo bazabona imbaraga z'Imana. Ntabwo bazabona imbaraga zanyu, ntibazakeka ko ari imbaraga zanyu, ahubwo bazabona imbaraga z'Imana. Iyo ufashe ingunguru y'amazi ugashyiramo ibitonyanga 3 cyangwa ijerekani, ntabwo ubona diferanse n'amaso yawe. Niyo ufashe umukire ukamuha amafaranga ufite miliyoni 15 ukamuhumbi 50, Imana ishobora kuitabona diferanse y'icyo ukoze. Icyo nagusaba rero ujye ugenda ureba ahubwo ahari vazi, ahari mu busa, ukore diferanse n'Imana izabona yuko hari icyo wakoze mu rusengero. Turabashimiye kuba mwabanye natwe. Reka mpe Eugene muvuga ubutumwa pasiteri nkuko nabimutaziriye agire icyo ababwira dusoza kino kiganiro. Nakagaruka ntabwo twashaka kukiganiro kiba kirekire cyane, ariko tuba dufite ibintu byinshi cyane byo kuganira dore ko tutabasha kubonana buri munsi, ariko Imana izadushoboza. Uko idushoboje turatuza tuganire namwe. Reka nguhe umwanya nakagaruka dusoze ikiganiro, noneho ugira icyo ubwira abakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba Behind Words Show. Iyo ngiyo yari message yanjye nashaka gutanga. Okay. Irakoze cyane. Natangira mbashimira n'ubusonje soje mbashimira. Nanjye message nabaha ntabwo umurimo w'Imana ukorerwa mu rusengero gusa. Umurimo w'Imana mu rusengero ubundi naho gushima Imana. Mu rusengero tuhahora hari ubundi naho dushimira Imana, ariko umurimo w'Imana ukorerwa ahantu hagiye hatandukanye. Wajya mu bitaro ugasura umurwayi, wareba umukene mugenzi we mwegeranye ukamufasha ukamuhungura umuceri, wakwishyira abana b'umuntu amashuri, uwo ni umurimo w'Imana. Ntabwo umurimo w'Imana uzanira gukora mu rusengero nuko watuye. Oya, umurimo w'Imana ukorerwa ahantu hose. Wajya mu bitaro, wafasha abakene, wakwishyira abana amashuri, wajya mbega umurimo w'Imana ukorerwa hanze y'urusengero, ntabwo umurimo ukorerwa mu rusengero. Nanjye umva icyo nababwira rero. Ikindi kandi nanone nasorezaho ni ukuri no kubashimira ko dukomeje kubona inkunga zanyu, abadukurikirana. Imana igiye umugisha ni ukuri, kandi turabakunda ni ukuri pe. Turabakunda pe cyane, kandi turanabasengera ni ukuri pe, turabasengera pe. Murakoze rero, murakarama. Nimero yanjye ni yayindi n'ubundi ntabwo ndayihindura. Yongera ibibazo birongera yasigaye. 86 89 70 103. Muri make 86 89 70 13. Mu giprotige 86 89 70 13. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane rero nshuti bavandimwe, turabashimiye kubw'uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Ntimwibagirwe gukanda subscribe nimba uri mushyashya ukaba ugeze hano kuri channel aribwo bwa mbere, wakanda subscribe kugira ngo nawe ube umwe mu muryango wacu. Ikindi cya kabiri, nimba ubona ikiganiro twakoze hari ikintu cyakunguye n'ubona ari cy'agaciro, gifate ugisharinge mugenzi wawe cyangwa se ugisharinge inshuti n'abavandimwe. Ndagira nkwibutse kandi ntiwibagirwe kujya kuri TikTok kugira ngo udufollowinge kuri TikTok, twitwa Behind Words Show 250 cyangwa se Behind Words Show 250 cyangwa se Behind Words Show 250. Udufollowinge ndetse ushake n'umuntu bita Mazimpaka Eugene umufollowinge, kubera yuko mu minsi mikeya ashaka gutangiza uburyo azajya aganira namwe birambuye, abicishije kuri live. So mugasenga ayo masengesho mukayakorana. So nizere ko rero muri bugende mukamufollowinga ndetse mukanafollowinga urubuga rwa Behind Words Show, tukajya tubana buri munsi. Thank you very much guys. We love you so much as you do. It was your boy DT. Twari kumwe n'umukozi w'Imana cyangwa se umuvuga butumwa Pastor Eugene. Nawe utaha. God bless you. Murakoze cyane. Murakoze.